yinjira mu ikona afashe feri nabi, hano moto ihita imujugunya. Yewe we, katurebe bari kwinjira kuri pressure nyinshi. Ninde ugiye gutwara isiganwa ku murongo wa nyuma, ninde ugiye kugeraho? Ise ava mu murongo, agiye gukata, atinda gukora kuri feri, moto ihita imucika, imurusha imbaraga. Abakunzi ba Pacific Sport Official, twongeye kubaha ikaze. Hano hari kubera irushanwa icyiciro cya gatatu cya Asian Road Championship. Icyiciro cya gatatu cyitwa ASB igihumbi. Nkuko mubizi cyangwa se twabivuze nuko hari ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni up 250 na SS 600. Icyiciro cya kabiri ndetse cya gatatu ari nacyo tugiye kwinjiramo ni iki ngiki cya ASB igihumbi. Abasiganwa bo nako bahagurutse kandi nako bose babukereye. Ni isiganwa cyangwa se ni icyiciro gikomeye cyane, aho kiba gifite moto uko twabisobanuye mu n'ubundi. Ni moto ziba ziremereye, zifite imbaraga ndetse n'umuvuduko zihuta cyane, aho bisaba kwitwararika cyane kugira ngo n'ubundi babashe kugera ku murongo nta kibazo bagize. Buri wese ategereje niba Fahiz yakomeza kuyobora cyangwa se niba Azroy ashobora gukora comeback idasanzwe nk'uko tuyibona kuri leaderboard. Hafiz niwe uyoboye isiganwa, ariko ntabwo ibintu byoroshye na gato kuko Azroy ari nyuma ye n'igihe gito cyane. Muri motorsport aya masegonda make ashobora guhindura amateka mu kanya gato cyane. Iyo utwaye ari hafi gutya cyane, abategereje kosa rimwe gusa ry'umuntu uri imbere kugira ngo ahite amucaho yihuta. Reka turebe tactique Fahiz ari gukoresha muri aka kanya. Ubusanzwe iyo uri imbere mu isiganwa nk'iri uba ugomba gukoresha uburyo bwo kurinda amapine yawe no kugumana racing line nziza. Racing line ni umurongo mwiza unyuramo kugira ngo utabura speed mu makorosi. Uko winjira muri kona neza nuko usohoka ufite umuvuduko ukomeye, kandi ibyo nibyo Fahiz ari gukora neza cyane uyu munsi. Murebe uburyo aryamye kuri moto mu ikorosi. Aha niho ubona ko afite confidence ikomeye. Iyo leader ashoboye kugonda moto kugeza aho igeze hafi gukora hasi, ariko agakomeza control, biba bisobanuye ko afite tekinike iri ku rwego rwo hejuru. Ariko kandi ni ibintu biba bifite risk nyinshi cyane. Ikosa rito gusa ryatuma moto inyerera, isiganwa rigahita rirangirira. Azroy we ndabona ari gukoresha pressure tactique, uburyo bukorwa n'utwaye moto ukurikira uwa mbere hafi cyane kugira ngo wamutere ubwoba bwo gukora amakosa. Iyo uri imbere ubona uw'inyuma ahora yegereye cyane, rimwe na rimwe ushobora gufata decision yihuse nabi. Azroy rero ashobora kuba ategereje kona imwe gusa ikomeye ngo akore overtake. Keito ari ku mwanya wa gatatu, nabona ko ari abakurikiye, ariko ntabwo ari kure cyane. Hari amahirwe ko ashobora kubyaza umusaruro isiganwa cyangwa se guhatana kuri hagati ya Fahiz na Azroy. Kenshi mu masiganwa nk'aya iyo abambere bahanganye cyane, uwa gatatu abona ko aboneraho akaba yabanyuraho bombi. Niyo mpamvu Keito agomba kuguma ari calme, ariko akomeze pressure, akaba yakomeza pressure. None reka tuvuge ku buryo bwo gufata amakosi mu masiganwa ya moto. Uburyo winjiramo kona nibwo bugena byinshi. Ari leaders bakoresha late braking, aho ni ukuvuga gutinda gufata feri kugira ngo winjire muri kona ufite speed nyinshi. Ariko nanone iyo ubikoze nabi ushobora kurenga racing line cyangwa moto ikanyerera.
Ruva Azroy ari gukoresha ubwo buryo cyane muri siganwa. Murebe uko crowd iri kwishima, iri siganwa ririmo drama nyinshi cyane. Faiz ntabwo ashaka gutakaza umwanya wa mbere kuko amazi igihe ayoboye, ariko ikibazo nuko amapine agenda ashyuha ariko rapu zigabanuka. Iyo amapine ashyushye cyane grip iragabanuka, Reda akumva moto itakiri stable nk'uko byari bimeze mbere. Zaki na Naka nabo bari gukora akazi gakomeye hagati mu kibuga. Hari duel ikomeye hagati yabo. Iyo leaders baganya imbaraga gutya usanga buri wese ashaka gukoresha slipstream. Slipstream nababwiye ko ari igihe ukurikira undi moto hafi cyane kugira ngo ubashe gukontorora umuyaga uri imbere yawe, abe yagukingiriza umuyaga uri kuza uwukubita. Uko iyo umuyaga ugabanutse speed niko yiyongera kugira ngo ubashe kubona uburyo umunyuraho. Twajya kubera Faiz asohotse neza cyane muri kona. Iyo ni experience iri kuvuga uko asohoka muri kona afite acceleration nziza cyane, biragora Azroy kubonaho amuca, ariko ndabona Azroy ari kugerageza kuguma hafi kugira ngo nigera kuri straight ikurikira abashe kugerageza pass. Urabona Rush na Roko nabo bari gukora ibishoboka byose ngo binjire mu mwanya yo hejuru. Hari igihe leaders bari inyuma bategereza gusa ko umwe mu bayoboye akora mistake. Mu masiganwa ya moto ibintu bihinduka mu masegonda make cyane. Urabona pressure iri kwiyongera kuri Faiz iyo ugeze mu gice cya nyuma cy'isiganwa. Umutima uratera cyane kuko ubuzi ko intsinzi iri hafi, ariko nanone mistake imwe ishobora kugutwara byose. Leaders benshi bajya batakaza gukora defense leading, aho ni ukuvuga gufunga inzira kugira ngo udaha uri inyuma amahirwe yo kunyuraho. Murabona ko niba ugeze kuri iyi channel yacu bwa mbere ntiwibagire gukora subscribe kugira ngo n'ubundi ujye ubasha kubona amasiganwa ya moto aryoheye amaso nta kibazo. Ibintu birushaho gukomera muri isiganwa ubutegeza ku gihe cya nyuma, aho buri leader ari gutanga imbaraga ze zose ngo arebe ko yabona podium cyangwa se intsinzi. Murebe ko Faiz akomeza kuyobora isiganwa n'icyizere kinini cyane, ariko inyuma ye Kaito ntabwo ari kure na gato. Reba uburyo bari kugenda begeranye. Iyo ugeze muri phase nk'iyi y'isiganwa, leader aba atagitekereza gusa kuri speed, ahubwo abe no kubara uburyo bukoresha amapine asigaye. Moto z'amasiganwa zifite imbaraga nyinshi cyane, ariko iyo amapine atangiye gushyuha cyane grip iragabanuka. Niyo mpamvu muri aka kanya Hafiz ari kugerageza kugumana racing line ituje kandi ifite umutekano, ariko Kaito ndabona afite gahunda yo kugerageza attack. Reba uko ari kwegera imbere gato ku murongo ugorotse. Ibi ni tactique zizwi cyane muri racing. Leader akoresha slipstream kuri imbere kugira ngo umuyaga utamubuza ku speed, yangiza agakomeza speed ye nta kibazo, akaba yabona uburyo bwo kumucaho. Iyo ageze hafi cyane ashobora guhita afata indi line akagerageza overtake. Mbega ndabona Faiz afata kona ari gukora defensive leading nziza cyane. Defensive leading ni igihe leader afunga uburyo bwose bwatuma uw'inyuma amurenza. Niba Kaito ashaka kumucaho agomba gufata risk nyinshi cyane, kandi muri aka gace ka nyuma risk imwe ishobora gutuma leader ava mu isiganwa burundu. Naka nawe ari gukora ibintu bikomeye cyane inyuma yabo. Ubu ari ku mwanya wa gatatu kandi ndabona afite ritme nziza cyane. Hari igihe leaders nabo b'imbere bashobora gutangira gukora amakosa kubera pressure, maze ibintu umuntu nka Naka akaboneraho akinjira mu rugamba rwo guhatanira intsinzi. Faiz ubu ndabona ari gukoresha uburyo bwo gusohoka neza muri kona
aho ari gushaka speed nyinshi cyane mu kwinjira. Ibi ni ingenzi cyane kuko ridashobora gutinda gato yinjira muri kona ariko akayisohokamo afite acceleration ikomeye cyane. Iyo ni tactique ikoreshwa n'abatwaye moto bafite experience nyinshi. Keito nawe ntabwo acika intege, reba uburyo ari kuguma hafi cyane. Ibi bishobora gutuma Hafizi atangira kugira pressure yo mu mutwe mu masiganwa nk'aya physiology battle. Ibi ari ingenzi cyane nk'umuvuduko wa moto ubwayo. Iyo rida ari inyuma ahora akwereka ko ashaka kunyuraho, ushobora gutangira gukora decision yihuse nabi. Murebe uko moto zabo zegamye. Buri rida ari gushyira umubiri hasi cyane kugira ngo center of gravity ibe nziza. Iyo tekinike ifasha moto gufata neza umuhanda mu makorosi. Turi kuri final lap ya aho nubundi Hafizi akiyoboye, Keito muri inyuma, Naka nawe aza ku mwanya wa gatatu. Reka turagera ku murongo bwa nyuma, dore barayihuta. Akora ikosa gato, atinda gukora kuri feri, motiti mujugunya umuvandimwe. Nyamara nawe yari kwirukanka cyane ashakisha uburyo yagera ku murongo. Mbega Saki na Rashi nabo bari mu ntambara ikomeye. Hagati yabo hari duel iriko hagati muri peloton. Ubusanzwe iyo riders banganya speed gutya, uwakora braking nziza cyangwa agafata line nziza niwe ubona amahirwe yo kurenza undi. Mbega uburyo isiganwa mu tactique ndetse na strategy nyinshi. Riders bahisemo kubanza kubika amapine yabo kugira ngo baze gukongera speed muri lap za nyuma. Hari abandi bahisemo gutangira bihuta cyane kuva mbere. None ubu turi kubona ingaruka z'izo tactique zose. Hafize akomeje kwerekana calmness idasanzwe. Reba uko atihutira gufata corners nabi. Ubu azi neza ko icy'ingenzi atari gukora lap yihuta gusa, ahubwo ari ukugumana umwanya wa mbere. Umuvuduko afite ninde ugiye kugera ku murongo bwa mbere. Reka turebe se Keito araza kumukura ku murongo cyangwa se Fahizi aragumana. Fahizi yamaje kwinjira mu murongo, niwe wegukanye isiganwa ry'uyu munsi. Hafizi yakoresheje imbaraga nyinshi zishoboka, niwe wegukanye irushanwa ry'uyu munsi. Abafana bishima cyane, bishimira uyu muvandimwe wamuhereza idarapo. Aravuga ati wakoze cyane. Bahereza na Keito idarapo nk'abantu bamajije kwegukana irushanwa. Umuvandimwe urabona ko byanze rwose byanze, yavuye mu irushanwa kare. Ngayo iyo ni Pacific Sport Official. Niwajya subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro dushyiraho umunsi ku munsi. Mudukunde, mudukurikire. Nubundi reka mabwire yuko naho ubutaha naho irindi rushanwa ritaha. Ciao bye, Imana ibarinde kandi turi kumwe 5 kuri 5.